naho ubundi rero subwa burozi bwanyu se reka mbere nyakamagase siyaroze mwene wacu yapfuye ngo nanjye mushaka kundoga rero njyewe turabambana uwo murima turawicaniraho niba ari n'amabyi ndayarya ariko ntago nabyemera numushaka ko njye naragukubitisha n'inkuba ibi byo gusenga byo ntago nabijyamo ngo mwigize akarakajya he njye ntago nabyemera n'ukuri kw'Imana ntago nabyemera uriya murima uranywa amaraso harapfa umuntu nubwo burozi bwanyu naburya kandi nta nicyo bwantwara nta naburuka mwarandoze ngo ntazazana umugore nizaniye umugore muraraga muri kubyina mu rugo ntako mutagira umugore yaragiye yarahukanye ariko munshaka yiki mwareka nkipfira neza nkapfurwa nagapfuye nimwongeremo ibibazo uriya murima niyo muri kunziza koko ihaminze mu dushimba muratuza mukatwiba mukagira ute ariko mwandekira amahoro yanjye mwokagira Imana mwandeka koko mwandeka nzabakorera iki nzikureho uruna rwo mu rugese ariko mundekira amahoro yanjye kandi mwabicecuru nyakamagaze hajya nzarakara nakwinjiramo mureke no kundira umwanya reka mbe mbakuba imbere yose Imana niyanjye abona hasubijwe se amakuru neza uri umukobwa kwari kibimbashije yumvijwe atari iry'abagabo yego ndi umukobwa kuri kugamba neza murakoze ndabashimiye wagira ngo urakamarayika sha ndagushimiye mberereye yewe se umudugudu wa hano hirya sha ariko ushaka wamenya nta kibazo ngiraga n'igipangu twebwe wacu ni Mugenzi uri inzobe se wacu ni Gakenke Gakenke sinaga mukenke bukagara ni imibiri yombi barabyaye se barabyaye kuri kuvuga neza oya ariko nshaka kukubona nkakwereka imitungo mfite tuzabipanga ndabonye ikibazo to nabipanga mfite gahunda nta kibazo rwose ndumva ushobora kuba umwana mwiza ntabwo tugahura tukareba tukaganira yafite ibiri byoroshye pe ni njye kuriya abasirimu bose amakuru y'Imana akanimero kawe marayika kantu none no wagera yute wacu se kari kure nuko uzanyereza tujye naza kubareba ntabwo navamo Gakenke ngere iwanyu n'amaguru itike sijemo uzanyohereza amafaranga yo gutega hanyuma murebe nta kibazo hari igihe nayagukayirira uzaze nzayaguha uhageze nazo uzanyuma
nta kibazo nzaza pe nshaka none witwa nde? nitwa Liyani. Liyani. Yego. Ko ndi kumva umubiri gwahindutse waza aka kanya. Aka kanya. Reka nze mbipange ndebe bitenza nta kibazo. Oya bipange turi kuvugana. Nari rwose reka tuvuga uko mugakende. Cyangwa ino uraje? Uraje? Reka nitegure se. Uza uransanga? Mbwira. Uransanga hano mu Bugande. Mu Bugande? Raziri kubaza kwa mudugudu barahita bakwira. Ngiye mudugudu waho ubakuriye bose ba mudugudu babagamo. Umuntu kuri mudugudu ari n'umuyobozi we. Uranye? Ndakundana n'umuntu w'umuyobozi. Ngewe nturanye na mudugudu ntabwo ari ngiye mudugudu nitwa Chayamani. Ni Chayamani. Okay, nta kibazo. Reka nkwitegure kambe ndabaga gakwavu. Kwe nanjye reka nitegure mfite njya gushaka bisi. Sawa. Kobwa. Ikisaga nambaye gutya. Kiramanya. Kona ko ngikine ko muto. Hello? Shiri none se ko nahageze. Sambwe karitsiye to mu Buganda. Utasika yatubwiye. Ahantu hari umusenyi. Okay. Nta kibazo none. Reka tuve wenyine. Tugeze wishure moto. Yambanye mu Gakenke. Wapi nasanze bisi nyene nazibuze nyine bitanega mu nawe nyene nage moto. Ibihumbi 10 byonyine nta kibazo. Sawa ngabangu. Turakomeza imbere cyangwa? Turaguma hano nyine bagiye kuza ngo nanga. Kure muhamagara nyere ko bagufata muri umuhaye amafaranga yanjye nkaba nigendeye biri kumara bivugana Oya wawe. rasishura shiri nabo yambikora kwishura. Mbese bigiye bamuhamagariye ngo bare hasize amasaha. Oya dutari shiri katambe. Aye nta byava muri sura atarika amasaha yose ngana gutya ibintu byava. Zaramwihamagara ndeye ko biracana. Umasai kuba. Siri kwa bizo waje n'umuntu mutavuganye. Bari kwivugira aho twavuganye nyine. Aho muhamagara. Bari banyine twapene kuri amafaranga y'ibihumbi 10. Nutabikuba kabiri ntabirapfa. Mukuri nana parika amasaha 2 ndebye twaviraho. Nta kibazo ko afite amafaranga se nayo yanayagwarega nayarego Ntacyo urongeraho 5 nawe. nayo yayagwa ntari bari ko nawo nuntu. Ngomeze muhamagaye ko ndi kubona ibintu byawe nabwo ushaka kwiruka. Ndebera. Dore ntabwo ari kuyifata. Rero ndakomeza guhana nawe iminota ingahe? Oya humura arayago. Afite amafaranga twanaye. Nese ko yafite ntari kuyabona yari he? Araje nyina yago. Kono muri telefone yawe byishuta. Oya araje yago. Nese ubwo none araje ari hehe munyereke ntacyo gareka mu bege ifite. Reka mbenye ifite reka manza ari. Uyari hehe ko kumamagara telefone yice mo. Nase ajya ngo mbigenze nte mota. Nese impunzi reba maritse amasanga ari kugira ngo uretse wese. Kukubesha. Urabona ko nimutari kumbesha igihe uhamagariye umuntu iminota 20 zashize iminota 40. Cyangwa reke mwamagara. Araje yaguhema araje. None se ngo duhagarara hano atari hatuye ni hano niwe yavuze ngo Uganda kare hano ni muri gushwana abo se utuye turutse he umuntu yifite stress kuza kutera akumabuje nawe ko itonda ariko ntabwo mwe muparika hose kubiye byo birakure
Hano muri kaburimbo. Ese bari mu kaburimbo none wowe ushinzwe kumenya abantu bahagaze n'abadahagaze. Shaka gufata umukobwa ku ngufu se? Ugufite ibyo birakure wagenda ugiye. Anga ushinzwe iki? Urudeberera ayo. Nyina bakaba batanigende. Ko mujye gusambanira muri uyu muhanda. Jye sibira kureba Bitandeba se. Abo ushinzwe cyane mu mudugudu. abaturage b'inaha. Ushinzwe. Dore naka. Imbere yagakubitiye kuri moto. Jye nakushabura. Reba ndakiye kuzamura isukari. Oya kadobi hamagarira umugabo waje. Reba ujya kureza ikigo kiye kuzamura isukari kandi ujya kunaza. Oya nta kibazo araje azana mpamagare. Ese muri ugena n'amafaranga ugena n'amafaranga. Sheragiye kuza yishyure. Umugabo abandi ugiye gufatira no ku ngufu. Zana sheragiye kuza yishyure. Abamotari nimwe musigaye muratwara abantu bageze ahantu hiherereye mukabafata ku ngufu. Iyi telefone nshobora kuyitinda ahubwo ndi kubona amafaranga yanjye. Oya. Byava. Sherarisha. Usubiranye n'amafaranga afite nyinshi wari. Oya motari ko mwabaye muteshe. Bari kugwa ndashaka ndi cyaje tadesha. Nguru kumpamagara. Reba ni cyaje tadesha. Nawe umuntu uhamagaye. Oya ntago yabari we. Kandi ari iri gucamo. Oya ntago yabari. Chamba witwibeshe. Reba ndaga. Karame. Aro. Arako. Agutumvika. Ndimuri kumpamagara. Umva noneho. Dore micoda. Halo. Yesu mwamikire. Ufashe gabo. Ikurari. Niweho. Niweho. Kubera uri kuzamura isukari y'umuntu wamagaze muri muhanda. Yoshe. Dore uko kimeze kandi. Dore. Toka cyane no. Amafaranga yawe. Amafaranga Ni igiti. Kuri mwiza. Iki ni igiti. Dore uko gisa dore uko kiri. Ngewe cyama. Dore uko kimeze. Uyu muri wagitaka. Wewe ujya gusambana nawe ukira tubise. Wose uzije twahira turi kuvuga. Dore uko kimeze. Mabuja. Dore uko kimeze cyose rubi n'ibyanwa bibi. Ni wowe ari kumamagara washugurya. Ndayishura yambo. Dore uko gikanu. Ndayishura yambo. Ni koti ibi n'ibisatsi n'ibyanwa utudari bidori byo bire. Ariko bakunda imbaraga baba muri ndagiriye rero watanzwe wavuye ikugariwe dore ukuntu kimeze dore uko kirondo oya nde Ngewe wamuhamagaye mwe. ariko ubuzindutse ubu ngumenyeho ne ungumenyeho ne Kubona uri mubi. Uri kubona ndi mubi ku buryo tutakundana. Ubu nagutera indikanga kujyamo. Nagutera indikanga gufata. dore uko kimeze ariko ibintu by'ubu byabaye bite imfizi zirivugana za nyabucwendegero ziti natwanzwe jya no kundebuka abona ngiye ni size ya wakigorye uko kimeze cya wakimara we dore uko kimeze Ona ndi mubi. ni mugama yibombo nitugariwe Banyamukora nje gutwanyishira amafaranga y'igisaza cyawe. mbega inzererezi mbega ingegera mbega umuntu wowe Ngewe. Reka ndimana Ngewe namuteza. Imana kumuteza. nkizi nyabucwendegero nkizi nyarukisi nkizi rya watu ziba zivuye Ngo he duhure. Kubona ndi umusore mubi. twamwe twasanga ni wowe aho ndi kuza wambaye. mota tugende ntabwo nari ndagirira ko yimbwa imeze gutya tugende aho naturutse ndahazi tugende ndayakwishyura Yesu mwami togasete aranuka Y'abaturage bataye n'ubwanga bw'unabaye. Namuterese naje. kirani mutasi ubu ntikinsinzi Amayinite yanjye siyatwaye. Nese waturutse. mota tugende Mugo ni hano. oya ntukagenda n'ibiryanyi byo ntukagenda n'ibiryanyi wagicucu uko kimeze Weta. tugende ndakwishyura Kumwe mwakavuganye. no ndakwishyura tugende ndakwishyura ariko tugende ngenda kwishyura ngenda kwishyura tugende ngenda kwishyura aho kugira ngo no don't touch me bro don't touch me sinjya mvugana n'inzererezi na za nyabucwendegero wikoraho Oya egera inyuma egera ku ruhande egera utamwanduza n'ibijyanye. winkoraho Ntabwo urankira ntabwo uranya ku mafaranga y'iro yawe. Egera twigendere. tugende ubundi nabaga najyaga Dore nyine ubwo iriya sitasiyo romare wansubirishije. Mereza amacyambere tugende urya dodo n'avoka n'ibishyimbo bishe n'ibitenge Mereza ya mbere pe nyabizi. tugende ariko Telefone ndayitsindira. nta kibazo uraza ko yimpa nakwishyura Tugende. nanga amabyi nkayanya itugariwe
ntabwo uje kureba umugabo abasherira baranye ngo mfite za magabo toka satani mu buzima ntabwo bizongera kumba bwa n'umuntu ntumuzi ntuzi cyane ko bamutaka none ndebera Basi,